Nshuti mwene data, uyu munsi ni umunsi abakristo bose bizihizaho izuka rya Yesu Kristo. Pasika ni iki? Pasika itwibutsa iki? Pasika ni umunsi abakristo bizihizaho izuka rya Yesu Kristo nyuma y'uko apfuye ku musaraba akazuka ku munsi wa gatatu. Reka dusome muri Matayo igice cya 28 aho turi bubashe gusobanukirwa uburyo Yesu yazutsemo. Ngo nuko umunsi w'isabato ushize ku mbere y'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro, habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yari aryamye. Amena. Aho biragaragaza uburyo Yesu yari yazutsemo. Kandi kuzuka kwe ntabwo byasabye ko marayika aza agafungura icyo gituro kugira ngo Yesu asohoke. Nta nubwo byasabye ko Yesu afungura igituro kugira ngo asohoke. Igituro cyafunguwe ari uko Mariya Magadalena na Mariya wundi bahageze baje kureba Yesu. None ngo n'ababarinzi bandi bari bahari baratinya, bagira ubwoba kuko bari babonye ibiri kuba. Nibwo babonye ko Yesu yazutse. Ahantu ndashaka gukomeza uwo ari we wese w'umukristo, umwana wa Yesu Kristo, wizera Yesu Kristo, ko nazukana na Yesu Kristo uburyo azaba ameze. Yesu atarapfa yagendaga nkatwe twese, yavutse nk'uko twese tuvuka, yagendanye n'abigishwa be, yakoze imirimo y'amaboko isanzwe cyangwa umukozi. Ariko umva ibintu bikomeye yakoze akizuka. Nta nubwo igitare bari barashyizeho yarinze akenera ko gifunguka. Ntumbaze aho yanyuze, nawe uhishakire. Uwo ni nde? Ni Yesu Kristo twizeye. Ikindi kintu abakristo batuma bakomeza kwizera Yesu Kristo ni ibyagaragaye, kuko twese turi kuri iyi si turi abantu bagomba kuzapfa, tunyura mu rupfu, tuzanyura twese mu rupfu. Ariko igituma twizera Yesu Kristo nuko tuzi ko nyuma y'urupfu hari ubundi bugingo. Ibyo tubisanga muri Matayo igice cya 27 ku murongo waho dutangira kura mu 51. Inkuru umutwe w'amagambo uravuga ngo ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Aha Yesu yari ataranazuka, s'il te plaît. Ngo umwenda ukingiriza hera cyane nk'urusengero utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa. Bava mu bituro maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera, babonekera benshi. Abari barapfuye bizeye Yesu Kristo barabera, barazuka kuri uwo munsi. Yesu nawe azutse, binjirana nawe mu murwa, babonekera benshi. Aha niho hantu hatumye hava kwizera gukomeye, ko abantu bakomeje kuvuga bati ubwo Yesu byagendaga gutya, abari barapfuye barazutse. Ni naho natwe abakristo dukomeza kwizera dukomeye muri Yesu Kristo, kuko tuzi neza ko ntabwo tuzaheranwa n'urupfu, ahubwo tuzazuka kubwa Yesu Kristo wazutse, wapfanye ibyaha byacu akabisiga hariya. Rero ntabwo tuzaheranwa n'urupfu. Abakristo n'uwo ari we wese wemera Yesu Kristo, abakristo ni abana ba Kristo. Mu by'ukuri twese tuvuka turi abana b'Imana, yaturemye mu ishusho yayo, idukunze twese, idushyira kuri isi kugira ngo duhitemo n'ukuri ukwemera kwacu tugushyire hehe. Turemera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana cyangwa ntitumwemera? Ariko abantu benshi hari abakunda kuvuga ngo Yesu Kristo si umwana w'Imana, kandi Pasika nicyo itwibutsa. Pasika itugaragariza ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kubera ibikorwa byose yagiye akora. Ariko benshi bamuhakana kubera ko bavuga ngo igihe yari ari ku musaraba ngo yaravuze ngo mana yanjye, mana yanjye, ngo ni iki kikundekesheje. Ibyo tubisanga n'ubundi muri Matayo igice cya 27 ku murongo waho, reka duhere ku murongo waho 45 kugira ngo rwose nabo babivuga bamara amatsiko. Umutwe w'iyo nkuru uravuga ngo urupfu rwa Yesu. Uhereye ku isaha ya 6 haba ubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Maze ku isaha ya 9 Yesu avuga ijwi rirenga ati, Eri Eri lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanjye, mana yanjye, niki kikundekesheje. Aho rero niho bamwe bavuga ngo Imana yaramutereranye, niba ari umwana w'Imana akaba yari afite imbaraga nk'iz'Imana, ni gute yageze aho arinda gutaka?
akavuga ngo mana yanjye niki kikundekesheje. Aha abantu ntibasobanukirwa, Yesu ntago yaje aje gutaka ngo ibi ngibi biramuyobeye, yaje aje kudukiranura, ariko icyo yazanywe nacyo gikomeye ni uko yagira ngo akomeze iby'abahanuzi ba mbere Uwiteka yari yarabatumye, yaje aje gukomeza amategeko yari ariho ndetse n'ubuhanuzi bwari bwarahawe abahanuzi mbere hose, yaje aje kubukomeza. Ibyo rero kugira ngo bikwereke turabisanga muri Zaburi igice cya 22. Zaburi yandikwa Yesu yari ataraza mu isi, ariko kugira ngo ubone ko Yesu yaje aje gukomeza ibyavuzwe n'abandi bahanuzi, kugira ngo bigaragare ko ari Yesu, ko ari Imana yabatumaga, nicyo ngiye kukwereka. Zaburi 22 haratangira ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Yesu avuga iri jambo ubwo yari ari ku musaraba, ntabwo yarivuze kuko yavugaga ngo mana yanjye kucyo undetse, kucyo untereranye, ahubwo yabivugaga kugira ngo ibyanditswe bisohore. Muri iki gice nushaka kugikomeza uri busange ku murongo waho wa 8 avuga ngo abandi bose baranseka, bakanshinyagurira, barampema, bakanzunguriza imitwe bati bishyire ku Uwiteka mukize, abimukuremo kuko amwishimira. Uko bakomezaga babwira Yesu ngo none niba uri umwana w'Imana ngo ngaho nagukize, ngo ngaho ngukize, ngo ibi byose. Reka nkomeze gato ku murongo waho wa 17 ngo kuko imbwa zingose umutwe w'abanyabyaha untaye hagati, bantoboye ibiganza n'ibirenge, mbasha kubara amagufwa yanjye yose, bandeba bankanuriye amaso, bagabana imyenda yanjye, bafindira umwambaro wanjye. Ibi byose ni ibyabaye ubwo Yesu yari ari ku musaraba, nyamara Zaburi yandikwa Yesu yari ataraza, Yesu yari ataravuka. None se mwene data, ni iki kikubuza kuba wakumva uburyo Yesu akomeye? Mu by'ukuri niba ubona hari n'ibyo amagambo Yesu ubwe yakoresheje ubwo yari ari kuri iyi si, kandi nyamara ayo magambo yaranditswe ataraza. Ikindi Pasika itwibutsa, idusubiza mu buzima bushya, kuko nk'uko nabivugaga ubwo Yesu yazukanye ubuzima bushya, ubugingo bushya. Mbese iyo dupfuye twizeye twebwe abakiranutsi, tuzukana ubugingo bushya, ubuzima bushya muri Yesu Kristo. Ibyabaye rero mbere ya Pasika ni urupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba, kandi urwo rupfu rwe rwari kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Guhambwa kwe, uburyo yabambwemo byose, uwo ari wese wasoma Bibiliya wabyumva. Ibyo byose ni uburyo byanyuzemo kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Mu by'ukuri Uwiteka yari amaze kubona ko tutazabishobora, kuko twari kuzajya duhora duhanwa umunsi ku wundi. Niba abantu bazi amategeko yari ariho mbere, uburyo abantu kugira ngo babarirwe ibyaha bagombaga kujyana amatungo, bagombaga kujyana ibyo bafite bakabijyana aho hari hakingirijwe ahera. Uwo mwenda wari ukingirijwe ahera, hari umuntu wahabaga inyuma, akaba ari uzajya uhora asabira abantu. Rero yahoraga yejejwe, ntiyasohokaga aho hantu kubera ko hari ahera, bagahora bamugaburira aho ngaho, akarira aho ngaho, ntiyegeranaga n'abantu kugira ngo hatagira n'umwanduzi, hatagira n'ugira icyo amubwira agakora ibyaha. Uwo rero akaba ari uhora asabira abantu ngo Imana ibabarire. Ariko Yesu aje gukuraho ibyo. Niyo mpamvu ubwo yatangaga umwenda wari ukingirijwe ahera wacitsemo kabiri, kubera ko Yesu ari we wahisaba inzira itugeza ku mwami Imana. Yesu Kristo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzigera ajya kwa Data atanyuze kuri Yesu Kristo. Rero mwene data, uko nabivugaga, navuze ngo uwo ari we wese, twese twavutse turi abana b'Imana, twaremye mu ishusho y'Imana, yaduhumekeyemo umwuka wayo. Uretse gato mbikwereke, nawe ubigerageze ukore iyo teste. Iyo uhumeka, umwuka uhumeka wibwira ko ari uwande, ni uw'Imana. Niyo waba wanga Imana gute, niyo waba wanga Yesu gute, ariko nubwije ukuri kuri umwana w'Imana, umwuka w'Uwiteka uhumeka ni yawe. Ako ni agateste nagira ngo buri wese asobanukirwe. Yawe niwo mwuka duhumeka. Niba utazi yawe icyo bisobanura, jya kuri Google, reka nanjye njye mbaha amakwizi, mugende namwe mushakishe. Rero icyo Pasika itwigisha ku bana ba Yesu Kristo uwo ari we wese, kandi kugira ngo n'ukuri ube umwana wa Kristo, nuko wemera icyo Yesu Kristo yakoze ku musaraba. Kwemera Yesu Kristo ntabwo bivuga ngo wemere ko yakijije abarwayi, wemere ko yazuye Lazaro, ngo wemere ko yahumuye impumyi. Kugira ngo wemere Yesu Kristo nuko wemera ko yagiye ku musaraba ku byaha byawe akazuka. Aho rero
iyo umwemeye uba ubaye umwana w'Imana, uba ubaye mbese umukristo. Umukristo ni umwana wa Kristo. Abakristo ni abana ba Kristo, ni ababyawe nyine, ni abarokowe na Kristo ari we Yesu Kristo. Mu by'ukuri Pasika ikikomeza kutwigisha ni ukugira ngo dukomeze kugira ibyiringiro by'ubuzima, tubisobanukirwa ko nyuma y'ubuzima hari ubundi. Pasika ikitwereka ni uko nyuma tuzagira ubuzima bushya kandi tukagira kwizera kwacu kugatsinda ibigeragezo, kubera ko iyi si ni ibigeragezo, iyi si ni y'umwijima, ariko iyo wizeye neza ubona ko n'ubundi icyakugerageza cyose aho werekeza hose nubwo wazapfa nyuma uzabaho. Rero kwizihiza Pasika nta kindi, kandi mu by'ukuri ntago ari uwo munsi, ntago ari uyu munsi gusa, ari uwo munsi wakabaye wizihizaho Pasika gusa. Oya, Pasika ujye uhora uyizirikana umunsi ku wundi. Ikisobanura ni izuka rya Yesu Kristo. Niba utegereza kwizihiza izuka rya Yesu Kristo, urupfu rwe, ugategereza Pasika gusa, nukuri reka nkubwire, hindura imikorere. Ntawe uguseka rwose, bibaho. Hari abantu benshi bumva ko kwizihiza izuka rya Yesu, kwizihiza gupfa kwa Yesu, kuzuka kwe, kari igihe itariki byashyizweho. Oya, uko twizihiza Pasika ni uguhora tuzirikana izuka rya Yesu Kristo, kandi ibyo nyine tugomba guhora tubizirikana umunsi ku wundi. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni uyu munsi kuko ari wo munsi wizihizwaho Pasika. Nshuti mwene data, reka nsoze nsengere abantu bose bumva bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, bashaka kumva no gusobanukirwa neza uburyo Yesu yapfuye kandi akazuka kubw'ibyaha byabo, bagire uko kwizera. Mana ngira neza, Mana ishobora byose, Mana nyampana, wowe tuyahirengeye, nongeye kugushimira umwanya nk'uyu. Uyu munsi ni umunsi tuzirikana izuka ryawe, uburyo wabambwe ugapfa ukababazwa ku bwacu, ibyaha byacu ukabyikorera, weho utarigeze ugira icyo ukora, weho wari umuziranenge ariko ukemera kwikorera ibyo byose ukababazwa. Wari warambaye umubiri kugira ngo ubabare, maze Nyagasani ku munsi wa gatatu urazuka. Ubwo wazukaga ni ukuri byatubereye igitambo gikomeye, watubereye inzira ituganisha ku mwami Imana. Nk'uko wabivuze ngo nta yindi nzira y'ukuri n'ubugingo uretse wowe Yesu Kristo. Twebwe rero abakwemeye, reka dukomeze gukomerera mu nzira yawe kandi dukomeze kwizera, twiringiye ko ni ukuri ubwo uzaza tuzazamukana nawe. Ni ukuri Data mwiza, reka nsabire n'undi uwo ari we wese uri bubashe kumva iyi nkuru, n'utakwizeraga n'uko Imana umukoreremo, umwumvishe, umuhe gusobanukirwa, abashe gusobanukirwa ko ari wowe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ibyatumaga ashidikanya byose Mana ubikureho mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yose yamuyobyaga mu gushidikanya kubw'umurimo wawe wakoze ikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Ngakomeze tugire neza, tugendere, tuyobore muri byose, none n'iteka ryose urakoze Nyagasani. Amen. Nshuti mwene data, we twabanye rero muri iyi nkuru, reka ngushimire kandi n'ukuri ngusabe ukoresha wundi uwo ari we wese ukeneye gusobanukirwa Pasika ni iki, kandi nawe yumve ko uwo murimo Yesu yakoze nawe yawukoreye nawe ubwe, nubwo ahakana wenda Yesu Kristo cyangwa se adashaka kumwemera, ariko kugira ngo iyi nkuru imugereho, wenda Uwiteka yamukoreramo nawe akamwumvisha ko akwiye kumwakira, wenda yasobanukirwa. Nshuti mwene data, reka ngusabe ukore na subscribe niba utarayikora, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduha n'umugisha.